Ikaze mwese aho muherereye hatandukanye, uyu munsi rero nk'uko mubibona tugiye kubagezaho ubusobanuro bw'ijambo ryitwa kariya cyangwa se iryo twita umwuga, aho rero hatandukanye ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo amasomo yacu yose anyura hano ajyanye no kwihangira imirimo ndetse no gukoresha ikoranabuhanga busanzwe nawe kugeraho. Rero tubanje kubasubiza aho muri hose hatandukanye ndetse n'inyuma mwese tubaha ikaze ku isomo y'uyu munsi. Rero murabukoma kandi murabigenzi, aha hagenda haca amasomo atandukanye azagenda agufasha kubaka ubuzima bwawe bw'ahari imbere ndetse no gukora ibintu bisobanukiwe neza imikorere yabyo n'uburyo ushobora kuba wabyaza umusaruro amahirwe ari mu ikoranabuhanga ariko uzi gukoresha mudasobwa cyangwa se telefone yawe ya smartphone mu kwihutisha akazi ugenda ukora. Reka rero tutabatindiye tuze tubasobanurira isomo ry'uno munsi ribasobanurira umwuga ni iki cyangwa se kariya ni iki. Nk'uko wabibonye rero twatangira tutabatindiye. Ubundi batubwira ko kariya ari ubwoko cyangwa se umurimo umuntu akora igihe kirekire ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo ako kazi uba ukora mu buzima kaba gatuma watera kandi ukabasha kwiteza imbere ukora. Hanyuma rero niba ari akazi mu buryo professional cyangwa se akazi dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko tukagukora igihe kirekire, ubwo hari itandukaniro. Tuvuge iyo nize gusudira, ubuzima bwanjye bwose nkabukora nsudira, ubuzima bwanjye bwinshi cyane cyangwa se tuvuge nkabikora imyaka 60, burya iriya aba ari iyo nyine umupira ni kariya, umupira ngo ukina igihe cyose kugeza uvuye mu bijyanye n'umupira. Kandi nabwo burya niyo unatekereza na nyuma yo muri iyo kariya tugizwe n'ibintu cyangwa se gusaza cyangwa turimo gusaza nanone ukora business igiye kujyanira na za zindi wabayemo kuko ufitemo experience. Hanyuma rero reka tujye kuri types cyangwa se reka tujye mu bwoko cyangwa se field of career, turebe ese abantu imirimo bakunda kujyamo ni iyihe. Turaza gusanga rero field ya mbere abantu bakunda kuba wajyamo ubaye usobanukiwe cyangwa se ushaka gukora akazi kawe neza. Akazi ka mbere ugomba kujyamo, hari abantu biga ibintu bijyanye na education cyangwa se ibintu bijyanye n'uburezi. Muri ibyo bijyanye rero dusangamo abarimu, basangamo abayobozi b'ikigo, basangamo bariyo ba basari, ba accountant, ubwo ni basangamo ba dosi, ba dodi, ba animateri, ba animatrice ndetse tugasangamo n'abalecturer bigisha mu mayunivasiti cyangwa se muri institution. Abo bantu rero baba barize mu bintu bijyanye n'uburezi, barakurikiranye ibijyanye na education. Hanyuma n'abandi rero field ya kabiri yitwa medical field. Urumva abantu baba barakurikiranye ibintu bijyanye no kuvura. Abo bantu haba harimo abadokiteri, abo twita abadokiteri, ababyaza, ubwo harimo midwife, nurses, surgeries, pharmacy, abantu bakora muri farumasi, gynecology, hematologist, physician n'abandi bose bakora mu bijyanye n'akazi
wo kwa muganga ufasha abarwayi kugira ngo bakire, kandi aho muri hose turabashimira. Muba mwakoze akazi kanyu neza. Reka rero tubabwire ifiriti ya niba hari ingingo hose twandikira muri comment yewe nkunda iki ngiki bikugira n'inama rega. Rero iyindi firiti ya gatatu ni agricultural field, abantu bisanga mu buhinzi, abanyikinyamwuga baba bakora kinyamwuga, umuntu akagira ikinyamwuga agamije gusarura ibintu agasagura isoko. Niba ufite wisho cyangwa se livestock ukaba worora niba ari nko korora nyinshi, niba ari nyinshi, ihene nyinshi n'ibindi bijyanye nabyo bitandukanye. Iyindi firidi ya kane rero engineering field, aho dusangamo abenjeniyeri bakora ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye n'amazi, ibijyanye n'ubwubatsi, abakora muri telecommunication cyangwa se ibijyanye n'amakuru, ndetse n'abo bakora muri bigo by'itumanaho bitandukanye, kandi hakabamo n'abenjeniyeri bakanika, bakurikirana ibijyanye na mekanike, habamo land surveyors n'abandi bari bose ya engineering bose. Ariko ni byiza ko wiga kugira ngo kariya yawe igero. Iya gatanu rero, field ya gatanu ni political field. Uzasanga abantu benshi bajya mu bijyanye na politics. Rero mwa bantu mwe uko twagiye dusobanura amasomo yabanje, ni ukuri hano muri politiki dusangamo abantu bakora ababa abayobozi b'igihugu ba president, bakora muri presidence, ndetse n'abandi vice president. Dusangamo ba meya hano, basangamo ba ministers, basangamo ba member of parliament, harimo abasenateri, hakabamo na community leaders, babayobozi bandi bavuze bakora mu nzego z'ibanze zitandukanye. Namwe kandi mukomereza ko dukomeze twese tuguze umurimo muri field wese yaba ari. Hanyuma rero hari field yindi ya gatandatu, construction field, abantu bisanga mu bintu bijyanye n'ubwubatsi. Abantu bacu rwose uburezi bukomeze gukora akazi, nabwo turabushimira, twabuhereyeho kugira ngo maze twubake imitamenwa y'amazu ariko yubatswe n'abantu babizi babyumva, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Rero hari field yindi ya karindwi ijyanye na commercial and manufacturing field, aho dusangamo abacuruzi baranguza abandi, aho dusangamo bacuruzi bacuruza ibintu kuri detache sales, bandi bakora imodoka, inganda zigenda, inganda zikora imigati n'amandazi n'ibindi bijyanye nabyo. Rwose mw'abantu mwe, ibi nabyo ni ibintu abantu biga bagasobanukirwa mu gucuruza iki, bacuruza iki, ese kumenya isoroma kwishyura nkayikarira, nkamenya kubara ibintu byanjye, cyangwa se wa muntu we. Aha naho haba hari abandi bafite amabutike ndetse n'abandi baba bakeneye akazi, ese z'ama-hospitalities, harimo hoteli, ariko ugasanga urimo gusaba akazi atazi no gutanga serivisi nziza, ugasanga yishe akazi k'ahantu arimo gukora bamuhaye akazi. Nk'abantu mujye muri ino field, niba wararangije kwiga cyangwa se hakaba hari ibindi bintu wamaze kujyamo ukabona hari aho yagiye, fata training, ubundi ubashe kunoza umurimo wawe aho waba ukorera hose.
reka rero tubwire ko kandi hari indi firidi ya munani yitwa transport field. Hari abantu bisanga batize gutwara indege, bakata amakuriye cyangwa se y'imizigo. Hari abo twita abapilote, hari abo twita abatwara imodoka, atwara amamoto. Yemwe mwa bantu mwe rwose, iyi ni firidi nziza nayo uba wagiyemo kandi itanga amafaranga. Icyiza rero ni ukugira ngo ukomeze wifuze umenye ngo ese firidi yayo yose n'abandi nanoza umurimo wanjye gute, nk'umuntu w'umunyamwuga nk'uko twavuze ko kariya ari umuntu ukora akazi iwe, ariko akazi ako ari ko kose ukagakora kinyamwuga, kandi wakora kinyamwuga kanoza neza kandi ukazabasha kugakora igihe kirekire mu buzima bwawe. Ako rero niko bita akazi k'umwuga. Bari kwibaza ibibazo rero, namwe rwose ndaza kubibasoza. Hari iyindi firidi ya 9 yitwa legal field, abantu baba abanyamategeko, abavoka. Rwose namwe iyi firidi namwe rwose murumva ko ari ingenzi, muba mwari bijyanye n'amategeko. Rero mwajya mu makaminuza atandukanye mukayiga, cyangwa se training bijyanye n'amategeko, namwe mukabasha gukora akazi kandi buryo bwa kinyamwuga. Hari iyindi firidi ya 10 yitwa financial field, abantu bisanga barize ibintu bijyanye n'amabanki, gukora muri banki. Aba accountant hano nabo tubasangamo chief administrative officer, haba harimo abayobozi, money changer, babandi bavunja, babemerewe kuvunja amafaranga, ndetse hakabamo n'abagira inama ibyo bacunga amafaranga. Rwose namwe muba muri hamwe kandi ni umwuga mwiza. Abashaka kwiga ibijyanye n'amafaranga rwose namwe mukomeze mwihugure kandi ibintu bizagenda neza. Ikindi rero ugomba kumenya ni uko ugomba kumenya ko hari umushinga urimo kuvugururwa, ari umushinga urimo gukorwa ufatanye na beneri y'uburyo 2026 umushinga uzaba warangije wo gukoresha amabwiriza. Bari gukora amabwiriza ajyanye no gukoresha ifaranga koranabuhanga. Rero ujye uba update kugira ngo niba ukora mu bindi bintu bijyanye na finance, rwose nawe updating gukoresha ikoranabuhanga. Mw'abantu mwe nababwiye ko ibintu byose kigo gihe biri mu ikoranabuhanga. Rwose iga gukoresha computer, uga gukoresha telefone ufite ya smartphone, iga gukoresha laptop ufite. Rwose niba utanayifite uyigure ziriya nimero twaguhaye, rwose uzihamagare, hanyuma niburangiza ugure buri kintu cyose ukeneye igikoresho kijyanye n'ikoranabuhanga. Yego, hanyuma rero tukwibutsa ko ukomeje kubana natwe mu isomo rijyanye no gusobanurira kariya cyangwa se umwuga cyangwa se akazi mu buzima ni iki, ese akazi twagakora gute. Rero nk'uko mwabibonye ndi prof Dieu, turacyakomeje. Hari kariya ya 11 yitwa security field, abantu bajya mu kazi ajyanye na police, akajyanye na military cyangwa se gisirikare, akajyanye rwose na secret service or intelligence. Rwose namwe muri abantu b'intajurwa kandi murabizi neza ko karana akazi kugira ngo uba ufite ubumenyi mu bijyanye na security. Nawe rero ugiye kujya muri office, rwose ni karibu ujye ukurikirana amatangazo hamwe n'ibigenda. Ushobora no gukurikira urubuga Ministry of Defense. Rwose banyuzaho amatangazo yose ajyaniranye n'abajya ndetse mu gisirikare. Urubuga rwa RNC nabwo wajya gukurikira igihe rwose waba ushaka cyangwa se ukabukoramo. Ni ukuri tunoza akazi kacu neza, ko nta kazi ko tuzakora igihe ubuzima bwacu bwose nakubaho cyane. Hanyuma rero ukomeze kwishirira ibanziriza imenti ya security, ugasanga rwose afite iyi firidi nayo irimo abantu benshi cyane.
irimo abantu benshi cyane abantu ukabona telefone yafotoye yahereza abantu yagize se yakoze amakuru cyangwa se yakomeye abantu bijyanye na meri amategeko n'amabwiriza agizwe na meri ihugure rwose mu bamagana muri hari abashinzwe kuba babafasha muri rwose, ariko mubashe gukora akazi kanyu kinyamwuga mukanoze rwose, niho ibintu bizagenda neza. Mwihugure rwose mw'abantu mwe ibintu kugira ngo akazi kanyu mukanoza neza mugakore kinyamwuga, niho ibintu bizabagendekera neza. Reka rero dukomeze rwose abantu bari muri media mwihugure rwose, mutange inkuru zimeze neza, inkuru zitarimo uburyarya, inkuru zitabeshya, mukore inkuru kinyamwuga zifite icyo zimarira abazungu. Rero kujyaho rwose ngo wumve ukeneye views gusa, ushyireho topic idafite icyo imariye abantu. Twihugure rwose. Ukeneye amahugurwa rero wahamagara iriya nimero 788 ukaguhuza n'abatanga amahugurwa ayo ari yo yose waba ukeneye, cyangwa se nawe twumva ugatanga amahugurwa runaka, twandikire rwose icyo tuguhuza n'abakeneye ayo mahugurwa yawe rwose. Kandi nawe ukeneye ibicuruzwa bitandukanye, ni ukuri nawe wahamagara iriya nimero cyangwa ukatwandikira uguhuza naho ibyo bicuruzwa wasanga. Reka rero tujye kuri field ya nyuma, ariko mbere yo kugira ngo tujye kuri field ya nyuma, reka tuvuge kuri aba bantu baba bari muri media. Niba abantu bose bakorera ibinyamakuru runaka cyangwa ukaba ugira unyuza ku televiziyo, kandi buri muntu wese ufite televiziyo na YouTube, na Instagram, Facebook, bose mw'abantu mwe dukoreshe neza imbuga nkoranyambaga kugira ngo bifashe. Harimo abanyamakuru, harimo babandi n'ukuri muri abantu namwe b'ingenzi. Reka rero buri wese ufite anyuza akuna, niba rwose ushaka gukora kinyamwuga, hamagara ziriya nimero uhugurwe uburyo ki wakoresha ukanga neza, kandi ukarikoresha ukarigiza ibintu bifite icyo bimariye abandi bantu. Rero niba uri umubyeyi, niba uri umunyeshuri, niba uri rwiyemezamirimo, kandi niba nanone uri mwarimu, rwose ntiwibagire gukora subscribe, kuko bidufasha kugira ngo hari agira nka kujya wowe uri gukora subscribe, ariko yiga nk'ubu tuvuge niba narize 2010 cyangwa se 2008, ugasanga uyu munsi hari ubumenyi bushya bwaje bujyanye n'ibyo nize cyangwa se n'ibyo nkora, ugasanga ntabwo ushaka kubumenya, kandi hano niho gusa uzabubonera, ahandi hantu uzabubonera usibye hano. Ugasanga umuntu ari mu kazi ariko aracyakora ibintu mu buryo twita buri traditional, uburyo butakigezweho. Wafashe ubumenyi hano ugakora subscribe, ukajya wibonera ubumenyi bugufasha kunoza ukongera abakiriya bawe, utanga serivisi, ubuzima bugakomeza, ukinjiza amafaranga kandi yo kuba watanze serivisi cyangwa se bamenyesha gukora. Hano hazajya hajya ibintu byinshi. Ni ukuri nizere ko wamaze gukora. Hanyuma rero hari field ya nyuma ya 13, cyangwa se ahantu abantu bakunda kwisanga bakora akazi. Yego hari n'izindi field zishamikiye ku izi n'iz'ingenzi ushobora gusangamo ubuzima bwose tubamo ntacyo rwose.
n'abantu hoteli and tourism field, abantu bakora mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo rwose, namwe muri abantu b'intajorwa rwose, muri abantu b'ingenzi pe, harimo babandi bita ababarista, abandi ngo barista rwose, aho muri hose turabasuhuje, aho muri hose turabasuhuje, tunibutsa abantu rwose kunywa mu rugero rwose, dusaraye rwose, tunywe rwose, ariko twibuke ko ubuzima nabwo tubufite tubukeneye mu gihe kirekire, twebwe dusaye rwose, tunywe resi rwose. Hano niho dusangamo waitresses, waiters, aba serivere baba abagore cyangwa se abagore, niho dusanga abashefu, abandi bakora mu gikoni rwose, kohereza ibyo kurya bifite isuku, dutegurira ibyo kurya bimeze neza, bose namwe turabashimira cyane, aho muba muri babandi tajazina, ariko ntabwo ari abangaba twikubitira akabutushe tukigira, twikubitira isoko, amafi, tukwibutsa ko kandi ukeneye ahantu ho kwiyakirira heza hameze neza, mu nce zose waba uri rwose, uhamagara ziriya nimero, tuguze na bizinesi zikora kinyamwuga kandi zikora neza, zifite abakozi batanga serivisi. Serivisi yose waba ukeneye tubaze rwose, nta kibazo, twandikire rwose. Aha rero muri ino field ya hotel and tourism field niho dusanga tourism guide, babandi bayobora ba mukerarugendo babandi bayobora ba mukerarugendo, ndetse kandi dusangamo abantu bafite car tours, abantu bafite imodoka bakaba banatwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo tubavuga abantu ntimukajye mubyitiranya, ba mukerarugendo ni umuntu uwo ari we wese uba wumva afite amatsiko cyangwa afite n'umukati wo kuba hari ahandi hantu ashaka kumenya. Ubu nawe rega, iyo uvuye i Kigali ukaza Bugesera, nawe uri mukerarugendo, none ntiwavuye, ariko nanone ukahava nyine uvuga uti ariko agenda akamenya Nyamata, agenda akamenya Ruhuha, agenda akamenya umupaka, wagenda akamenya za Kabukuba, agenda akamenya ku kibuga cy'indege aho bari kutubaka. Ariko icyo gihe nawe iyo wicanze akantu urumva akaburushete gacupa nabyo ntitwabivuga rwose, icyo gihe nawe uri mukerarugendo, nawe kandi gushishikariza kumenya igihugu rwose. Umuntu ugiye kukubwira ngo azi mu birunga, wamenya se we wagiye rwose, biroroshye. Akagera kumenya parike y'Akagera, ya parike ya za parike za Gishwati, kumenya ahantu byiza bikikije u Rwanda rwose, byiza bitatu ntacyo byaba bigutwaye. Reka rero dusoreze ahangaha isomo ry'uyu munsi, ariko tukwibutsa ngo ni hehe wamenya cyangwa se wakura amakuru ya kariya cyangwa se icyo ushobora gukora, ni ku babyeyi, ku nshuti cyangwa se abandi bavandimwe. Hari akazi kaba gakorwa muri sosiyete, ukabona nk'umuntu ni meya, ukabona umuntu aruka mu enjeniyeri cyangwa se yubaka imihanda cyangwa yubakisha imihanda, icyo rwose ukaba wabimenya rwose n'ahandi hose hatandukanye. Hari ubumenyi bwawe ufite ku giti cyawe nabwo bwakwigisha kariya ufite, nizere ko wamaze kumenya kariya yawe ushoboye gukora rwose, uzakora ubuzima bwawe bwose, ukaba uzanamenya ko gutanga ziga mu wa gatatu segonderi, ukaba uzamenya amasoko ziga mu wa kane rwose, wa gatanu, wa gatandatu muri kaminuza, kugira ngo nyine uzabashe kugera kuri cyo cyangwa icyo wumva kikurimo ushoboye gukora. Ariko nanone gashoboka ushobora kwiga amasomo adaheranye n'icyo wumva, ariko n'andi twakoma mass media, na televiziyo, mu binyamakuru bitandukanye, amaradiyo n'ahandi hatandukanye, na guidance, kariya counselor, abantu baba
bakugira inama, nkatwe twakugira inama rwose y'ibyo ushobora gukurikirana ukiga, cyangwa se uburyo wanotsa ibyo ukora. Ushobora gusoma ibitabo muri library zitandukanye, ushobora kuba uri muri college cyangwa se muri universite, rwose icyo gihe ukagisha inama cyangwa se ukabona ibyo abantu nawe rwose ukumva birakunogeye, nawe nta kibazo ko wakiga amategeko, ejo ukiga na business, ejo ukiga ikoranabuhanga, nta kibazo kuko uba uri kongera ubumenyi kugira ngo ibintu neza byawe rwose. Ushobora gukora survey cyangwa se ubushakashatsi bijyanye n'icyo wumva ukeneye gukora. Dusoza rero, reka tukubwire ngo uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu ufite akamaro kenshi cyane. Niyo mpamvu wamaze gukora ahantu hose hatandukanye. Rero mbere yo kugira ngo dusoze isomo ryacu, ntabwo twarisoza tutakubwiye steps, inzira wacamo, steps, inzira wacamo hitamo kare cyangwa se akazi kawe k'umwuga uzakora mu gihe uzaba cyangwa se ukanoze. Mu by'ukuri intambwe wanyuramo zagufasha kugira ngo akazi kawe kabashe kugakora neza, si byose. Rero reka mubwire ni steps zirindwi, 7 steps. Iya mbere, assess yourself, manza witekerezaho, urebe ubumenyi ufite, urebe ko ufite indangagaciro nziza, urebe ko rwose ufite ubumuntu, urebe neza aho imbaraga zawe ziri cyangwa se ibyo ushobora gukora mu buzima n'ibyo udashobora gukora mu buzima, rwose utabyibeshaho neza. Iyo umaze kumanza witekereza, assess yourself, assess yourself. Iyo umaze kumenya kwitekerezaho rero, ukitekerezaho ukareba ibyo ushoboye gukora bijyananye n'ubumenyi ufite, rwose ibyo biragufasha. Steps ya kabiri rero, make a list of potential occupation. Reba, kora list wumva wiyumvamo wakora bikorwa hano hanze. Urugero, urebe uvuga utari ko tuzi ko nshoboye guhinga ibishyimbo, nshoboye no guhinga ibigori, ariko nshoboye no korora, ariko we ndabizi ko nshoboye no gucuruza muri butike. Ese we ko nshoboye no kuba nawe umuseniveri, ko nshoboye no kuba nawe umubatsi, ko nshoboye no kuba naba nanjye uriya mushoferi utwaye iriya modoka, nanjye iriya modoka nayiparara, ukumva nabyo urabikunda, kuba nakina boro cyangwa boro cyangwa se uri gukora list. Step ya gatatu, explore the option. Noneho gira amahitamo muri ibyo byose wamaze gukora kuri liste, wamaze gukora kuri liste ya gatatu, ugomba kugira amahitamo. Gira amahitamo noneho ugendereye ku bumenyi ufite ndetse n'icyo wumva ukunda kuba wakora kandi ukawumva aricyo ukeneye. Ugire amahitamo muri ibyo byose wari wanditse cyangwa se ibyo byose wakoze kuri liste, uhitemo kimwe ushoboye gukora. Hanyuma cya kane, na low down your list. Hanyuma niba wamaze kugira amahitamo y'uhitamo, hanyuma rero ugomba kureba niba ikibiba muri byo nahisemo, hanyuma n'igihe uzagenda ubikorera nabyo ni ngombwa. Niba ari uguhinga, niba ari no kwizihiza ikora. Hanyuma iyo umaze gukora ya liste ijyanye n'ibyo wahisemo, ugiye gukurikira none n'igihe runaka uzabikurikira, usetinga goal, set your goal, wiha intego. None uvuga uti niba nshaka kuzaba umunyamategeko, urumva ko uzaba warize amategeko, ubuziga ibintu bijyanye n'amasosho muri superieri, urangiza ujye muri kaminuza, ujye muri law, hanyuma twige na masters ya law, twige na PhD ya law, nta kibazo kiri. Niba rero uzaba goronome cyangwa se wumva niba uzorora, uzajya mu kindi cy'ubworozi. Amakaminuza arahari
y'u Rwanda arahari rwose kandi arimo gutanga uburezi bwiza cyane. Hanyuma ikindi kibanziriza cyane cya gatatu hariya plan. Gukora plan, niba utazi gukora business plan rwose hamagara Irani tugufashe, tukugira inama, tugufashe gukora business plan. Iyo ukoze plan cyangwa se uteganyije ibintu uko uzabikora bikurinda akajagari mu mutwe. Ntabwo waba uzi ko uzaba umunyamategeko ngo nurangiza wumve mu gitondo ukarukira nko mu wa gatanu uzaba umunyamategeko. Ibyo bikurinda akajagari, ukamenya icyo uzakurikirana ukagishyira mu bunini uzagenda uca buri kimwe cyose uzagenda muri uko kose hano meza atanu ari imyaka itatu irindwi wa muntu we ni hanyuma icyanyuma iyo usanze rero ibyo ushaka kujyamo cyangwa ibyo ushatse gukora ntabwo mubifitemo obtain training akamahugurwa rwose jya kwimenyereza umwuga ushaka gukora ubuzima bwawe bwose. Niba wenda tuvuge warize ibijyanye niba warize wenda niba warize education ariko ukaba wumva ushaka no kumenya kubaka, wa muntu we wajya ukamenya. Niba ushaka kwihugura ukaba ushaka gukoresha ikoranabuhanga za drone kugira gute n'ibindi wagize wafasha amahugurwa kuko buri mahugurwa yararatuye. Iyo niyo step ya nyuma kandi bigenda neza mu buzima, ibintu bikaba bibaye wane. Ahubwo twakibaza ngo mwaba ari abantu bavuze hariya uriya pasiteri wiye hariya cyangwa se abahagarariye amadini y'amatorero ari hehe hariya. Hanyuma icyo namwe ni ikibazo mugomba kwibaza, karaho mu bakasa mwazira filime twavuze ari 16. Hanyuma nawe ibintu bikagenda neza. Ngaho rero reka tukubwire ko dusozereje isomo ryacu ry'uyu munsi aha ngaha, kandi ntekereze ko babonyemo byinshi byagufasha mu gihe kiri imbere. Wibagirwe rero gukora comment, wowe wamaze no gukora subscribe aho uri hatandukanye, kandi ibintu bimeze neza. Reka rero dusoza, urabona iriya shusho iri hariya, uriya muntu ahetse agakapu yavuye ku ntambwe ya mbere arayishobora, ya kabiri, ya gatatu, no kuzagenda azagera ku ntambwe ya nyuma. Niko ubuzima bumeze rero. Ubuzima nka ziriya ntambwe, uyu munsi utangira kuri dukeya ukagenda twiyongera buhoro buhoro, hanyuma iyo tumaze kwiyongera wa muntu we ugenda utera imbere, icyo twita gutera imbere. Nawe rero teza imbere impano yawe ushaka amahugurwa hano, kandi ndabizi neza ko bizakugirira akamaro. Ngaho rero reka tuzasubire ubutaha, njye nk'ibisanzwe nari Prophet Dieudonné. Reka dukomeze kuryoherwa n'amasomo tunyuza hano ngaha, kandi twizera ko muri hose hatandukanye mwamaze gukora subscribe, ndetse kandi n'andi masomo twashize mujye muyumva. Hanyuma kandi mujye munibuka no gushyira muri comment amasomo ushaka ko twazabakoreraho ubutaha. Ciao ciao.